mbere na mbere ikintu nashakaga gusaba ubuyobozi bwacu nta kintu na kimwe butaduha pe buradufasha ariko nkuko bworohereje abaturage bukatuma abaturage basezerana bari babayeho nta sezerano bagira nyamuneka mudufashe nyamuneka mudutabare mworoshye divorce nkuko mworoheje gusezerana kubera ko ibi bintu byo kubana abantu bizirikanyeho ni ibibazo nibyo biri gutuma izi mpfu ziza. Iryo ni itangazo ryanjye nashakaga gutambutsa nka Grace hanyuma nkatera komanteri kuri rankuru ya Kibonke. Boroshye divorce kubera ko impamvu mbivuze ni buriya mugabo yagize igitekerezo cyo kwitwika kuriya. Mwibuke ko hari n'abantu biyahura ntibasige banditse impapuro. Pastor KIBONKE we yarayisize. Nibyo nenge kukubwira abo bantu biyahura se ntibasige impapuro mu muzi biyahuriye iki? Nabyo birashoboka kubera ko nanone iyo umugore yakwanze ashobora kugerageza ibyagukuraho mu gihe gitoya kugira ngo agire gute asigare yidagadura atakureba hafi aho. Nabyo byashoboka wasanga wenda umugore we wenda yaragiye mu miti cyangwa se mu barozi kugira ngo agire gute kugira ngo yicure ya mugabo vuba asigare yishimisha nabo bagabo bagize gute bari kumushuka kubera ko nta nubwo bamukunda no kumushuka. Uragashya uhishijwe n'iki n'impanuka. Ibaze yimenyeho essence yisigaye mu kajerekani barayimwaka bakimara kuyimwaka abona bidahagije agira gute akongeza gazi igira gute itikubitana nawo mwuka wa essence umugabo araturika cyane inyama zavagaho gutya bitabihana inkoyoyo inyama zavagaho ariko yababaye nawe so wabonaga ari kwikurunga hasi inyama ziri ngenda kubwira ngo namubonye umusatsi umvaho ndavuga niba ari ukunguka ibintu bimeze abantu bararakaye papa abantu bararakaye abantu nta mikino bafite abantu biyisi nta mishinyiko bafite gufata umuriro akitwika kuriya ni kwa kundi yavuze ati ntago natwikuye umugore ntajya kumara imyaka 30 muri gereza. Yes, reka mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza mwese mukomeza gukurikira ibiganiro kuri Grace Impayamba. Ikaze rero mwe tugiye kubana muri iki kiganiro ndagira ngo ntangire rero mikaze Grace ndakwakiriye. Urakoze cyane. Yego umeze fresh? Ndashima Imana nk'ibisanzwe. Ibindi byo ni bya rusange nyine turabisangiye. Umeze bo? Ya, umeze neza. Kwagira ngo ufite bitotsi. Oya. Bitotsi byiki? Ndabizi se ko uri kugaragara nk'umuntu ufite intege. Kumugano wa Shakira naguswa nta muva nta ruryama. Yego. Kuryama bigira bene byo kandi kuryama nta nubwo ari umuco. Nese nawe bavuye. Buriya urakaryama unaniwe. Sibyo? Ariko nanone ntago umuntu ahora ananiwe. Burarega ikintu utaramenya kizo buri abantu baryama ku manywa n'abashomeri nta kazi baba bafite. Ariko umuntu ufite akazi ahugira mu kazi ntago abona umwanya wo kuryama ku manywa aryamira rimwe nijoro avuye nyine mu kazi yananiwe. Ariko se urambwira ngo uraryama ku manywa mu kandi kanya burabyutse mu kandi kanya burongera uraryamye nyine n'ubushomeri nta cyo ufite cyo gukora. Ahubwo ngira ngo abashomeri ntago baryama kubera ko baba birukanka bajya gushaka imirimo ako bari wabura akazi. Hari abantu bajya mu mihibikano y'isi bakajya gushaka imirimo abo ngabo turabazi barahari. Kimwe nuko hari abandi nabo biryamira bagategereza ko akazi kazabasanga mu buriri. Nyamara iyo ni imyumvire ya nakigenda kubera ko ntaga imirimo yagusanga mu buriri imirimo urayisanga. Ariko nanone akazi ubone kuri telefone cyene wabo dafite umuntu gwamagara ntabwo akazi wakabona. Ubu rero wowe mu gihe ufite telefone ubuze ko abantu bose bazifite. Hari umuntu w'Ikigali udafite telefone? Barahari. Nta ubaho. Barahari ngenda bazi. Afite imyaka yo gutunga telefone? Ariko ukabusanga atakorera ya mafaranga yagira gute yavamo telefone. Ubwo sushatse kuvuga nde? Umuyede. Hari umuntu sibyo kizo. Hari umuntu mu cyaro menya bahingira icyabiri. Mu cyaro menya bahingira icyabiri. I Kigali rero hiyongeraho turuwasa ni cyatanu. Urumva
iyo wahuye nyine na wa muntu wigavura kimwe nuko hari n'umuntu muhura akaguca umunani cyangwa se akaguhana 2 ariko ni 5 ngaho mbwiza ukuri umuhinzi uhingira 5 yishyura inzu sibyo hanyuma akanarya mbwiza ukuri mu 5 ku munsi wagize amahirwe wabonye ubuhingira ugahinga ukaryamo icyo ukarya muri icyo 5 wabika ngahe mu cyaro oya i Kigali se ntago bahinga ku buryo bahingira amafaranga se harimo abantu bahingira amafaranga i Kigali bana b'abakecuru oya i Kigali hari abantu baba bafite imirima bateramo ibishyimbo n'ibyo bigori ariko bo bakaba batahinga bo bagashyiraho abahinzi umuntu rero nguwo ntago yazigondera amafaranga ya telefone z'ikigena nazo ntago zisigaye zihagazeho mu bihe byashize umuntu yabonaga agatelefone k'6,000 ariko ubu ntiwakabona mu bihe byashize rwose abonaga agatelefone ka 6,000 impamvu rega nuko mwumva ka 6,000 kagize kashyashya gafite na sharijeri ariko ubu ngubu byibura udahagurukiye muri 15 ntiwabona telefone nshyashya oya uzise impamvu grand uzi umuntu nkongo uzi kugira ngo 15 azabigereho nuko baba bavuga ngo bakeneye amataci kizo soba wumva wenda ufite inzozi zo gukora ku mamiliyoni ntabwo mvuze miliyoni zingahe mvuze amamiliyoni noneho mu gihe wo muntu nk'uwo nguwo aba afite inzozi zo kumva ashaka gutunga 20,000 15,000 akumva ayo mafaranga yabonye yahita akira mu gihe wararayo ngayo yabona agasiga nta n'ikintu na kimwe kiba hakumariye 25,000 urumva ukuntu abantu baba batandukanyije ubuzima 25 nta nubwo nakibuka ko nyafite nyine niho kuko nta kintu nayamaze niho bakubwira bati icyiciro urimo harimo umuntu munsi yawe niyo mpamvu uko byagenda kose uba ugomba kubishimira Imana kubera ko munsi yawe hari umuntu ukureba akavuga uti uriya muntu yarakize yagezeyo ni nkuko nawe hari abantu rero ukavuga uti aba bantu baradamaraye kandi nabo bafite guti abandi bari kureberaho iby'isi ntawo bigeraho ibintu ni magererane birarutana iby'isi ntawo bigeraho kizo nta munsi wa rimwe uzambwira ngo wanezerewe ngo ibintu wabigezeho ariko iyo umuntu afite uduceri nutunga 1,000,000 uzafuza iya 2 nutunga 3 uzifuze gutyo urinda upfa ukiri muri ibyo ngibyo nuko ubuzima bumera ntawe ubigeraho umuntu aruhuka yapfuye none se reka nkubwire umuntu akora indege akifuza no gukora n'ibindi ibyogajuru akifuza ibiki akifuza gukora umuntu utakiraza ko umuntu yifuza gukora umuntu aba yarakoze ibindi bintu bimeze bite aba yararenze nyine ku by'ubwato n'ibiki reka twigendere muba byatuzinduye yego Grace rero ingingo y'uyu munsi tugiye kugaruka ku mugabo se ndavuga umugabo ni umugabo ni wowe ubizi umuntu w'umugabo yiyambura ubugabo bamwita Pastor KIBONKE cyangwa Bishop KIBONKE abageze gutya afata essence arangije yimenaho ahita yitwika ngo nukubera ko umugore we amuca inyuma ariko kizo ngewe irankuru nyimara kuyumva nubwo nakwihoreye ukavuga ariko irankuru nayumvishijeho irankuru nyimara kuyumva numvishije harimo ibintu byinshi mbere na mbere ikintu nashakaga gusaba ubuyobozi bwacu nta kintu na kimwe butaduha pe buradufasha ariko nk'uko bworohereje abaturage bukatuma abaturage basezerana bari babayeho nta sezerano bagira nyamuneka mudufashe nyamuneka mudutabare mworoshye divorce nk'uko mworoheje gusezerana kubera ko ibi bintu byo kubana abantu bizirikanyeho ni ibibazo nibyo biri gutuma izi mpfu ziza iryo ni itangazo ryanjye nashakaga gutambutsa nka Grace hanyuma nkatera komanteri kuri rankuru ya KIBONKE boroshye divorce kubera ko impamvu mbivuze ni buriya mugabo yagize igitekerezo cyo kwitwika kuriya mwibuke ko hari n'abantu biyahura ntibasige banditse impapuro ese KIBONKE we yarayisize nibyo ngiye kukubwira abo bantu biyahura se ntibasige impapuro mubamuzi biyahuriye iki
noneho we biriya bitandukanye na divorce. oya amakuru ndayafite kizo, amakuru ndayafite, amakuru mfite ko bari baratandukanye mu buryo bw'igitanda no mu buryo bw'inzu. Umwe yarari kuba mu nzu yo ku ruhande, undi akaba mu nzu nini bari basanzwe babamo igihe bari bagikundanye. Ngaho mbwira niba umugore yari afite ako kageso sibyo ko kuba yaca umugabo we inyuma. Ubwo se kukageze gato ni ingeso. Niba umugore yari afite ingeso yo kuba yaca umugabo we inyuma sibyo, noneho bibaye ngombwa bahanya amahoro, buri wese agiye mu nzu ye sibyo, noneho ubwo bigenze gute? Si habayemo kwisanzura kandi wa wundi utabikoraga wa wundi wabikorerwaga noneho aragira gute? Si ugushenguka umutima. Ubwo ni umugabo, uriya mugabo ngo yari afite inda nini nyine ngo yari samfurume ku buryo nta kintu aragishoboye gukora. Ibyo by'inda bye ntabwo twabigenderaho, ariko nanone ni ikibazo kuba abantu bavuga bati none se nimba umugabo nta kintu njyari ari ikintu buriya urambwira mbere yuko ngera kuri Kibonke warugerageje kwiyambura ubuzima, reka se nkugarukira umugore sibyo. None niba umugore yakeneraga umugabo akamubura kandi amubona, ikintu yagombaga gukora ni kimwe. Niba arakimukunze cyangwa se niba yaranamukundaga yagombaga kumushakisha uburyo azamushyira kuri regime, yarangiza akaba afite nk'uko abishaka, hanyuma akamukorera ibyo yifuza. Ariko ikibazo gihari we ntago nirari ryabimuteye, we ntago ari ikibazo cy'uko umugabo we yarabyibushye. Ni kwa kundi nyine bavuga bati iyo umuntu yashatse kumungana aromungana sibyo. Buriya rero biriya bintu niba byaratangiye buri wese, buriya niba ibintu byarahereye mu nzu sibyo, mu nzu yabo, byarangiza bikageraho buri wese ajya kuba mu muryango we, shaka izo biba byakaze. Oya ubundi amakuru aba hafi barimo baratanga, baravuga ko ngo uriya mugabo ngo ni ibintu bari baramuterereje. Nabyo byashoboka kubera ko byari byaragiye muri iriya nda bigatuma ibyimba nyine kugira ngo ajye agirana amakimbirane. Nabyo birashoboka kubera ko nanone iyo umugore yakwanze ashobora kugerageza ibyagukuraho mu gihe gitoya kugira ngo agire gute asigare yidagadura atakureba hafi aho. Nabyo byashoboka, wasanga wenda umugore we wenda yaragiye mu miti cyangwa se mu barozi kugira ngo agire gute, kugira ngo yicure umugabo vuba asigare yishimisha nabo bagabo bagize gute bari kumushuka, kubera ko nta nubwo bamukunda no kumushuka. Oya ntabwo bamushuka kubera ko ibyo bamuha ntaravuga ibintu byinshi. Wa mugana abanyarwanda bavuga ijoro riba ruwariraye. Uriya mugabo yarababaye, iriya video narayibonye numva umusatsi umvuye ku mutwe. Biraba byita kwibabaza. Hariya niho wumva ngo nagupfira. Buriya Kibonke yapfiriye umugore we nako umunani ubwo arapfa. Uragashya uhishijwe n'iki? N'impanuka. Ibaze yimenyeho essence yisigaye mu kajerekani barayimwaka, bakimara kuyimwaka abona bidahagije agira gute? Akongeza gazi igira gute? Itikubitana na wa mwuka wa essence, umugabo araturika cyane. Inyama zavagaho gutya bitabihana inkoyoyo, inyama zavagaho. Ariko yababaye nawe so wabonaga ari kwikurunga hasi inyama ziri. Ngenda kubwira ngo namubonye umusatsi umvaho, ndavuga niba ari ukunguka ibintu bimeze, abantu bararakaye papa, abantu bararakaye, abantu nta mikino bafite, abantu b'isi nta mishinyiko bafite, gufata umuriro akitwika kuriya. Ni kwa kundi yavuze ati ntago natwika uyu mugore ntajya kumara imyaka 30 muri gereza. Reka byaturutse ku bihumbi 20. Wakavuga ati reka njye nishumike nipfire bive mu nzira. Ni ukuvuga umugore ngo yamusambaniragaho, undi umutima ukamurya akabyimba akagira gute, noneho ngo byaje gusemburwa n'ibihumbi 20 ngo yari yasize mu cyumba mu nzu, hanyuma umugore arayafata ajya kuyanywera. Shakezo abantu ndashatse kuyamubaza ngo aterera hejuru. Ariko se nkuko ntabivuze, mu gihe wenda ubuyobozi butaroroshya divorce ngo wenda abantu bajye batandukana byihuse nkuko no gushyingirwa bisigaye byihuta, nta kuntu abantu bo babishyiramo ubwenge kugira ngo umuntu yice undi byibura umwe yikurire make karenge.
ko n'ubundi mwarahuye mwese mufite amenyo 32 buri wese ari mukuru yarishakishirizaga nta kuntu buri umwe yakikuriramo akarenge noneho amategeko akazakora icyo agomba gukora koko ugasiga umutungo ugasiga inzu naribi kubera ko nawe ntago yayigurisha utamusinyiye ngo bikunde kubera ko muba mwarasezeranye ariko yagumya akayiraramo cyangwa akayizaniramo n'abandi afazari akoseka ngo baze kizo kwitwika kuri nibyo ariko uzi kugira umuntu afata icyemezo cyo kwiyahura nakubwiye ngo abantu bararakaye mama yake wowe bikurenze wakora iki njye nakuramo akanjye karenge ukagenda inzu ukayisiga nyakoko cyane n'ibitari inzu wenda icyo ntasiga n'abana banjye ariko kuko baba baramvuye ubwo nawe wajya wohereza ibitega n'ibiki njyewe nakikuriramo akanjye karenge noneho amategeko akazakora icyo agomba gukora kubera ko nanone kwicana icyambere cyo iyo umuntu hisha undi baramufunga bakamufunga burundu akamara imyaka 30 muri gereza na wa wundi wishe egare ko uzamusangayo wari ubizi se ko nawe uzagera igihe ugapfa ubuzajya ariko abantu bagenda bitandukanye ariko nanone nawe ntaho ubusigaye ikintu nibaza uriya mugabo ngo nta nubwo arapfa ariko ahubwo ikintu nibaza uriya mugore baramufunga uriya mugore arakurikiranwa birabuze kugenda gute buriya ikintu kiri bubeho kubera ko habaho amahirwe uriya mugabo akarokoka ikintu kiri bubeho baraza nyine aramuvuza buriya utanagira ngo uriya mugore ugiye kuvuza kibonke niwe uramuvuza kubera ko ari umugore we aramuvuza buriya byamakimbirane iyo hajemo ibintu bimeze kuri ahita ashira bihita bishira nyine mu kanya gatoya none se niba atakimukunda arabanza muvuze namara kumuvuza noneho ubuyobozi bwajyaga bubibona buzi ngo nyine babona ari amakimbirane bashwana ariko niba babonye byageze kuri tape babonye ko bikomeye noneho urabagiye kugira gute bagiye gushyiramo imbaraga kubikurikirana kugira ngo barebe ko babatandukanye kuko nta nubwo babunga ngo bikunde ni ukubatandukanye hakiri kare kugira ngo hatazagira uwongera gushaka kwiyaka ubuzima cyangwa hakagira uwica undi umupasiteri arigisha kwihangana ariko we kwihangana bikamunanira nose si umuntu safite inyama n'amaraso se ntabwo ari Yesu ngaye nguko rero ubwo abashaka nibashake ariko aranditse ngo uwagira neza yanabireka buriya ubishoboye utabishoboye yajya agura warushinga ukabona babyita ngo urushinga ubone ubundi baravuga ngo utazira inarabyaye azira inarashatse ngo ushaka gushaka nk'uko nyina yashatse amara amazu ushobora kugera kuyanyuma utarabona nk'urwo nyoko yashatse akaba nyoko aba yarahiriwe cyangwa hari igihe nyine uwo mugani buriya bawuciye wenda bavuga batari igihe umubyeyi wawe biba byaramugendekeye neza amaze nk'imyaka 50 mu rugo rwe wowe ukabona no kumaramo ukwezi birakunaniye rero wajya gushaka nk'uko nyoko yashatse ukamara amazu kubera ko wowe si ngewe ntabwo abantu turi bamwe ijambo rya nyuma kuri uriya mugore wowe wamugiriye inama muramutse muhuye wamubwira ati uriya mugore duhuye namubwira nti umugabo wawe nubwo mwari mufitanye ibibazo ariko mu gihe ari mu kaga mwiteho umugemurire kwa muganga anyina mwiteho hanyuma amategeko azakora icyo agomba gukora ariko ntago nakwifuza ko uriya mugabo aramutse akize yaza agasubirana n'uriya mugore asubu uriya mugabo tugeze amahirwe agakira agasanga ibyo yakekaga ari yakekaga ubusambanyi ku mugore wari ugukeka cyangwa se ari n'amabwire bamubwiye buriya yabyifatamo ubwo nyine twahita tubyita bya bindi wavuze ngo ni ibidayimoni byaba byaramufashe reka ngushimire yego